Iyo izuba rizamurika ntabyo kugohekera guha bakakwambika bakanakwandika iharura inzira ntawe utagusekera ishyari n'ishyano buracya tukabaho ehave sigaho nabo sibo ino ni inovasiyo kuri Zimbarire TV. Uno munsi rero ntibisanzwe twabazaniye abatumirwa iburyo bwanjye aratangira twibwira. Yes, mwamubonye ibumoso bwanjye nawe muri kumubona mwamubonye. Yes, ni wa muhungu wanyu rero Ruhaya. Ubu turi kuri Zimbarire TV. Mbazaniye iki? Mbazaniye nde? Uno munsi rero umutumirwa w'uyu munsi ntasanzwe. Ibyo tuyoganira ntibisanzwe. Yes, ndagira ngo mbaramutse rero abantu bahereye mu mujyi wa Kigali, mu majyepfo ni iwacu, mu majyaruguru ni iwacu, iburasirazuba ni iburengerazuba. Twongeye gusuza abantu bari mu biyaga bigari, abari mu Burundi turabaramukije cyane, amahoro mwese. Abari muri Congo jambo, abari muri Tanzania, abari muri Uganda habari. Yes, indimi turazivuga nubwo nyine ari ibice ariko turazivuga ntari. Abantu rubwo ndagira ngo mbabwire nti abantu bari baherereye muri diaspora, ndavuga abanyarwanda bagenzi bacu bene wacu cyangwa se abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda babasha kumva ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi kuri Zimbarire TV. Ndagira ngo mbwire nti wowe utarakora subscribe nyarukireho ukore share ukore comment, kuko ibyo ngibyo byo byari bidufasha mu gutegura ibiganiro by'ubutaha, gushaka abatumirwa bitewe n'ibyo mwifuza ko twagenda tubagezaho bitandukanye. Nkuko twagiye tubabwira tubagezaho ibijyanye n'imyidagaduro, muri siporo, mu buhanzi, imikino, amafilme, amateatre, uwandika inkuru, uvuga ibintu byinshi bitandukanye, abategura ku ijambo ry'Imana cyangwa se abakora gospel music, abakora ibijyanye no kugaragaza impano zabo mu mideri, ubwo ni fashion, kudesigninga n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko no munsi none ndagira ngo mbabwire nti twazanye ibintu bidasanzwe, dufite abatumirwa badasanzwe. Wenda mwagiye mubabona mu biganiro bitandukanye ariko mutazi ngo ninde uri kuba hostinga, ninde watumiye. Nta wundi rero ni uyu nguyu mugomba kujya mubona hehe kuri Zimbarire TV. Yes, ndagira mbabwire nti karibu kuri channel yacu Zimbarire TV. Welcome to our channel, bienvenue à notre chaîne Zimbarire TV. Amahoro amahoro. Yes, murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Zimbarire TV rero nkuko musanzwe mubizi, niba abatumirwa uyu munsi twabazaniye bagabo musanzwe muzi, ariko baratangira twibwira n'ubundi ko ushobora kuba ari ubwa mbere ukoze ubonye ikiganiro cyacu kuri Zimbarire TV. Nkuko nkunda kubibabwira rero ni abantu bakuru, ugiye sinshobora kububahuka ngo ndabavuga. Turahera iburyo bwanjye kumwe na Rugira, ibumoso uri kumwe na Opsi cyangwa se Arcade. Opsi cyangwa Arcade. Yes, Rugira rw'Imana. Uno munsi rero insanganyamatsiko twabazaniye turagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'ikintu genda giteza ibibazo muri sosiyete. Rimwe na rimwe bamwe baravuga ngo kirariza, abandi ngo kirababaza, abandi ngo kiraryoha, abandi ngo kiragurwa, abandi ngo kimeze gutya na gutya na gutya na gutya. Ariko buriya buri muntu wese aba afiteho igitekerezo cye. Turagira ngo rero twumve mu buryo burambuye ese icyo kintu uri gutekereza cyaba ari igiki, cyangwa se urwo runtu turi kuvuga rwaba ari uruki. Bamwe baravuga ngo bararukunda, abandi ngo barabakunda, abandi ngo barababihira, abandi ngo barabaryohera. Ndagira ngo mutubwire ku kintu kijyanye ese mu by'ukuri urukundo rwaba rwubaka urugo cyangwa urugo rwubakwa n'amafaranga. Ubwo rero tugiye gukurikirana bano bagabo twumve uko babyumva, ibitekerezo byabo. Ubwo namwe muri commentaire muzagenda mutubwira ese koko wowe ubona amafaranga yubaka urugo cyangwa urukundo rwubaka urugo. Yes, ubwo bo niwajya kutubwira turaza kumenya ngo uyu nguyu ahagaze ashyigikiye ko amafaranga yubaka urugo, undi nawe aratubwira uburyo amafaranga urukundo ari rushobora kubaka urugo rugakomera. Yes, rero muri babiri haba Rugira cyangwa se Arcade, ninde ushyigikiye ko amafaranga yubaka urugo? Murakoze cyane. Nge rero ko mbyumva ntabwo najya kure y'ibintu bihari binagaragara.
amafaranga niyo ya mbere niyo atuma ibyo byose binagerwaho. Ntabwo wajya kuri iki gihe aho bigeze, ntabwo wajya gukundana n'umuntu udafite ubushobozi. Ntabwo wajya kubaka, ntabwo wabyuka mu gitondo ngo ujye kubaka inzu nta mafaranga ufite. Niyo mpamvu rero mvuga nti ngewe urukundo aka kanya udafite amafaranga ntabwo rushoboka. Uhora byumva gute? Ye rero uko byumva bitandukanye n'ibyo byanyu, cyane cyane ko murabona ko naje nanabyambariye burya ngo aya mabara ni amabara asobanura urukundo. Ni nayo mpamvu hano mbafite akantu keza k'akarabo, murakabona neza, uri kukabona? N'abantu kabereka akantu k'urukundo, akantu gasobanura urukundo. Ni nako umukunzi wanjye yampaye. Kanditseho ngo I love you. Mboza abantu tumva ibyo birimo buriya mu Kinyarwanda byanditseho ngo ndagukunda. Urumva ko ni rwa rukundo n'ubundi turi kuvuga, kwa rukundo Imana yaturaze ihora inadusaba kugira ngo dukundane nyine nkuko nayo yadukunze ikaduha ibintu byose biriho, natwe tukaba turiho tumeze neza. Ntacyo ubwo gerageza nyine dusobanurira urukundo, ubundi kuri wowe urukundo rufata nk'iki? Urukundo rero ni ikintu cyiza cyane kinatangaje ku wabashije kugira nyine uwo mutima wumva ko agomba gukundwa nawe agakunda. Ubwo rero bisaba ngo rero niba uri mu rukundo uwo muri kumwe nyine nawe mukundane bya nyabyo, agukunde nawe umukunde, mwibereho neza, mujye muganira neza, wishimye, musekana, ibintu byinshi. Urukundo rubyara byinshi, niho hava umubano, mugafiyansanya, mukabana, mukagira abana, n'ibindi byinshi cyane, mukagira imiryango, mukagira inshuti n'abavandimwe. None se mu by'ukuri wowe ubona urukundo rwubaka urugo cyangwa urugo rwubakwa n'amafaranga? Mbere na mbere habanza urukundo. Kuko ushoboye kuba ufite ayo mafaranga yawe, mu by'ukuri ntuzabone n'abo muyasangira. Ntibishoboka se? Ntabwo bishoboka. Birashoboka cyane. Kuko uba ufite ibyo bifaranga byawe, ukaba uba muri ishato yawe, nta muntu muvugana, nta muntu n'umwe musabana, ayo mafaranga yakumarira iki? None se ko njya numva bavuga ngo urukundo ruragurwa? Ibyo ni ukubeshya. Warugura iki se? Nta kintu warugura. Reka twumve na Rugira. None se we warimo ahakana ngo urukundo ngo ntirugurwa? Wowe mureba umubwire urukundo ngo ntirugurwa. Ibyo rimwe bihakana. Aka kanya uvuga ngo wenda nawe urabibona nuko wenda ashobora kuba ari kwirengagiza, ariko aka kanya urukundo rw'iki gihe runini hanini cyangwa ingo nshatu z'iyi minsi ubona zishingiye ku kintu, urukundo cyangwa amafaranga. Buri wese rero burya aba yaragiye kujya mu bintu afite icyo agendereye n'icyo agamije. Hari nayo mpamvu rero utahita ufata abantu bose ngo dukubire hamwe. Nakubajije nti yego, ingo nshya z'iki gihe hafi nyinshi cyangwa 100% reka tuvuge gutya, ubona zishingiye ku ki? Ni urukundo cyangwa amafaranga? Ntabwo wabimenya kire kubirimo. Biragaragara. Oya ntabwo bigaragara. Nta kuntu. None se urareba umuntu uwo ari we wese ugahita ubona ko niba hari ibitameze neza nuko habuze amafaranga? Ntabwo amafaranga ari ibintu byose brother. Ntabwo ari ibintu byose, burya habaho guhuza. Kwa kundi ureba umuntu ukavuga ati uyu muntu ndabona bitewe n'uko mubona wenda ntabwo mwishimiye nyine ku buryo wenda hari icyo twaganira, sibyo? N'ibindi nuko niba hari ibitumvikanyweho ntabwo bisobanuye ko byatewe n'amafaranga, sibyo? Ubu ku buryo aka kanya aba afite akamodoka kameze neza, uba muri shati imeze neza, ukifuza umukobwa ukamubura cyane. Birashoboka gute? Birashoboka cyane kuko rega ntabwo abantu bose misiyo yabo ari amafaranga. Nubwo amafaranga akenerwa buri munsi mu buzima bwa buri munsi, ariko ntabwo bisobanuye ko agura ikintu cyose kibonetse. Ngera aka kanya utagiye kwizima amagambo, mbona inkundo z'iki gihe umuntu akwemera urukundo, iyo umwatsi urukundo akamera urukundo hari icyo abona ko ikofi yawe imeze itameze neza, ntabwo byakunda. Ariko Rugira, uri kujya kure ibyo twavuze ngo urukundo rwubaka urugo cyangwa urugo rwubakwa n'urukundo. Amafaranga yubaka urugo cyangwa urukundo rwubaka urugo? Nicyo kintu turi kwibazaho. Njyewe ntabwo nyine ndabyumva neza. Ntabwo uri musobanukirwa. Ntabwo ndi kubyumva kabisa. Njye nibyo ndi kukubwira n'umuvandimwe. Namubwira nti aka kanya ingo nshya z'iki gihe ugendewe nawe kongera none ufite uzi neza. Ingo nshya z'iki gihe nyinshi bitewe n'uburyo ubona ejo ngo bapfuye ibindi by'amafuti,
hari ibintu twumva iki gihe tutumvaga mu gihe cyashize. Ariko ubu ngubu ugasanga ngo abantu barimo bapfa ibintu by'amafuti biri aho ngaho, ugasanga n'umuntu murabanye wenda aje atwite kuko ibintu biraharawe cyane, ariko hashira igihe runaka hari ibintu byinshi mwagiye mubona kumva ngo ndahitewe na nyanaka, ese ubwo yaramukurikiyeho urukundo cyangwa yari amafaranga? Ntaho bihuriye cyane, nta na hamwe birahabanye cyane kabisa. Gutera inda n'amafaranga ntaho bihuriye. None ubwo ngubwo ikintu nshatse kuvuga, ubwo ngubwo yaramukurikiyeho iki? Ntacyo. Icya mbere bajya guhura bahujwe biyumvanyemo, usuhuza umuntu mukiyumvanamo mugatangira kugeraho wenda mugera kuri ibyo, ariko mu by'ukuri ntabwo ubuse nkubonye gutya ndi umukobwa nahitamo no ufite amafaranga. Hari ibyiyumviro bibanza. Bivuze ko umurebye ubona nta mafaranga afite? Ntabwo aricyo bisobanuye. Ubundi kugira ngo umusubize ku byo yari avuze, ngo afite akamodoka, ngo afite duki, ntabwo uko urebye umuntu gutya uhita umusomamo amafaranga, sibyo se? Kereka wenda abaye ariyo yambaye cyangwa se nyine agenda yakandagira aho ngaho, aba ari ibintu bigaragara. Ariko mu by'ukuri ntabwo uko uhuye n'umuntu mukamenyana gake gake, hari ikintu kigenda kibakurura kibahuza kugeza muzageze kuri bya bindi byose wavugaga, inda, ibiki, kubana n'ibiki byose, habanza ibyiyumviro. Nibwo rukundo, sibyo? Rero mbere na mbere ibintu byose biza nyuma y'uko mwahuye mukamenyana, hari akantu kaba kajemo k'urukundo kugira ngo n'ibyo byose bizagerweho. Bivuze ngo rero urukundo ruza imbere ya byose. Nubwo rero ibibazo biza bikajya bituma abantu batumvikana, hakazamo ibyo bibazo byose uvuga, ariko haba habanje urukundo. Ikindi kandi utageneye ku ngo z'ubu ngubu nk'uko uri kubivuga, reka tuvuge urukundo muri rusange, sibyo? Hari abantu rega bagendera mu myumvire y'ubu, hari n'abakiri muri ya yindi yatambutse yo kumva ko ikintu cya mbere ni urukundo. Amafaranga arashaka, kandi uko ashaka ni nako agenda, si bisanzwe se? Ubu rero ngo ufite ya myumvire ya kirya gihe cyashize, kandi aka kanya buryo uko ugaragara, sibyo? Uko ugaragara physically ntabwo ashaka kumenya ibirimo imbere wowe cyangwa ibyo ufite hirya. Uko ugaragara ushobora kwicaza kuri table d'honneur ku kanya, ngiye nka wowe ukaza n'ibirenge ufite amafaranga no kukurusha, sibyo? Ariko cyane kugaragara burya birakunda. Bavuze ngo amafaranga ntabwo ngo agaragara ngo kuyambaye, uko usa bishobora gusobanura uwo uriwe iby'ako kanya. Ariko none se n'iki kindi bashaka? Iby'ako kanya bashaka ibyiza, bashaka ibintu bizagira. Nyuma yaho bigenda bite? Ntabwo bumva birirwa barirasa kandi baragiye bameze neza. Yaragurutse akaza umuhereza iyo venti yawe ukamujyana muri etaje, ayo mafaranga yabona, ariko ejo akajya yirirwa yatamwe amarira. Kandi wa wundi wigendeye kuri wa muyede akajya abona icyo kibiri cyakirira indagara za zindi niba kuko zitwa, ugasanga yimereye neza. Uciye mu ijambo utirengagije vuga ngo ukurikije ku bakobwa b'iyi minsi, sibyo? Ubona yagira kuri uyu muyede wa hano i Kigali, ntabwo ndakuvuga babandi biyo hirya, aba ari proud yiwe ku buryo yajya kundi mwana uparitse akamodoka kamuvugisha ati bimeze gute ndagushaka, ku buryo yaza kumenya ko afite wa muyede wiwe cyane. Kandi rega natangiye mbikubwira, buri muntu bujyagira misiyo ye y'ubuzima, sibyo? N'ikindi na gahunda, mbese uzi icyo ushaka, sibyo? Buriya umuntu ubasha kumenya ko umwana avuka atareba, sibyo? Atanumva, ariko aba yoga, urabyumva? Cyangwa se ararya muri rusange, ni nk'ugatayoberwa nyina, sibyo? Agakura agatangira kureba, akabura ibintu byose, agatangira kujya agira ibyo akunda n'ibyo yanga n'ibyo atandukanye n'ibindi byose. Rero ni ukuvuga ngo amafaranga se umuntu arayavukana? Kuki urwo rukundo umuntu aruvukana? Wari wabona umwana wayobewe umubyeyi we cyangwa ukabona yamwanze koko? Ushatse kuvuga iki? Urukundo ni karemano, ni kamere, ibindi byose barabishaka, wowe wijya kubeshya abaturage wowe muri make ukora ibigishyira mbere. Rero sinzi uko ubibona ugiye kubona kino kiganiro, ariko uzatubwire uko ubibona. Ariko ngiye mpamya yuko bitewe n'ibyo ngiye nambona n'ikintu ngiye nambona, ibintu byo kumvana ngo urwo rukundo wenda hari abarufite ntabwo ari bose,
ako kantu rero ako kantu n'abandi bazaza gute bagende biruke bagira iyo bajya baragenda inzira nizibashira n'abazagaruka bazahindurwa n'iki iminsi isi irakubwira rero abana b'iki gihe ntabwo ngo ejo bareba ako kanya iby'ejo ntabwo n'Imana ibizi ntabwo babizi. Oya burya ikintu burya abantu benshi bazira ni ukurebera nyine ibintu mu mboni zabo. Buno kuvuga ngo niba turi hano muri iyi nzu ukaba utari kureba hariya hanze ntabwo uzi ibiri kuhabera ariko birahari. Icyo rero nicyo kibazo bafite. Barajya bagenda babisobanukirwa. Ubona hakorwa iki se? Nta kintu cyakorwa abana bo bahinduka. Ngiye ikintu ndi kwibaza ahubwo noneho bize bincana. Ngende indorereza ariko nta hantu mpagaze ko mbona Rugira avuye mu byo yari arimo barakwemeje wemeye ko urukundo rwubaka urugo cyangwa amafaranga niyo yubaka urugo. Uyu mugabo we uburyo ari gutekera cyangwa bishaka gusobanura ibintu bye we vuga ibyawe noneho ni cyagi cya kera icyubu arimo akirengagiza ahubwo ari kunyumvisha buryo we mwumvishe noneho mwumvisha uburyo ayo mafaranga ariyo yubaka urugo. namuhaye ingero nyinshi sinzi buri icyo ashaka kumva. Ingero naguhaye ingero z'ingo nshya z'iyi minsi wabyumvishije ariko aka kanya biragoye ko kino gihe tugezemo biranagaragara kujya gukora ubukwe kuri iki gihe kuvuga ngo ugiye gukora ubukwe utanga invitation nk'ibisanzwe ariko ubona abantu bagushyigikira benshi naho muri famiye yawe ya mafaranga niyo akenerwa kugira ngo ibyo ngibyo bigerweho. Hatari amafaranga ntabwo watekereza kuba wazana umugore waba uri guhora muri bya bindi gusa byo guhora mwinezeza bikarangira. Aho ngaho uri muratubeshya rero amafaranga akenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ubu se iyo ugiye guhaha ujyana iki? Tureke iby'ubukwe tureke n'ibindi kuvuga ngo amafaranga muri rusange ni ubuzima si byo se ariko iyo byaje byiyongeraho utwo twose nk'amafaranga arimo aragura umuntu ngo arimo aragura ibiki ntabwo bikunda. Nanjye reka nkugore noneho arika yego ko bavuga ngo ntaje uteme inzara igutema amara urwo rukundo warurya ushonje. Nibyo nakubwiraga n'ubundi ni ukuvuga ngo rero ntabwo kuba ugiye gukundana n'umuntu sibyo ntawe usanzwe urya reka sibyo ntabasanze ubwo rero niyo mpamvu ntabwo ayo mafaranga ari buze imbere birasanzwe ntabwo amafaranga ari mashya mu buzima mugiye gukora sibyo arakenerwa nkuko n'ubundi wari usanzwe yakenera n'undi ayakenera ntaho rero numva bihuriye n'ibyo ngibyo turimo turavuga urukundo n'amafaranga ntaho biri bose bihurira cyane. Reka ngo urugero ruto wa mugabo urumva buriya uremera ko ngiye gutya ameze ku mukobwa turi kuri revimbi reka mbyite gutya cyangwa turi ku cyiciro kimwe tugakunda icyiciro cy'iki ku bwo tungana ku bushobozi nyine twasha guhuza ibitekerezo bingana bitari hejuru cyane. Ngiye nipashe muremure nkajya gutereta umukobwa uri hejuru yanjye wemera ko ariko na spending ibintu byinshi kandi afite amafaranga. Ubundi se guspendinga ni itegeko ibyo ngibyo biba bigomba kugenda kuko muri relationship ni ubushake ariko ntabwo ari ubushake ni ibintu bigomba kuba. Oya kuvuga iteka ryose niba ikintu kitabayeho wagitegetswe wagikoze ku bushake kwa Eda watanga byinshi cyangwa ugatanga bikeya yewe ntunabitange kuko nkeka ko mujya guhura ntabwo mwasezeranye ko urajya umuhereza ibintu wese kuki atabiguha mutabishobora ababishoboye bazagenda haza ubundi ugukwiye wowe bivuze ko urukundo ruguruka imbere cyane. Urabyemeye ko urukundo ruguruka? Oya ntabwo navuze kuba uyu we yavuze ngo nukundana n'umwana ngo gusohoka oya ibyo uzatanga wabitanze ku bushake bwawe sibyo nkuko nawe wabyihuta bihaye uriye sibyo se ubu si 5,000 wenda waha uwo mukunzi wawe we ntiwajya hariya ukabibamo fata ubu si cyo gihe uzavuga ko wabuze iki wikunze wowe rumva ingero urukuma nizazindi zake nuko ntabwo wivuga ngo nizakera reka turacyari ba bantu buse amaraso turi kuva arasa n'umukara turacyari abantu ariko jeunesse igenda ihinduka akanya urugero nari nguhaye n'urugero rwumvikana rwose sibyo wowe akanya wifashe muremure ku muntu kuri hejuru ufite niyo modoka ufite n'inzu nziza ufite akazi kameze neza nibwo spending amafaranga menshi kurenza wa wundi muri mu nzira imwe
mufite ibitekerezo bimwe kubera icyo bipashe muremure rero ntabwo kuva mu gukora kimwe n'ipashe muremure si urukundo si kuvuga ngo urukundo ngo urugero ngo mba ngiye niba namukunze icyo ndi kukubaza ni kimwe kuba akurusha rero no kuba wamukunze no kumuhereza ayo mafaranga bihurira ntabwo kandi ayakurusha wenda yakayaguhaye da ase uko ubizi muri iki gihe umukobwa wa amafaranga wese kukiyamuhanye ntabwo wabura kuyamo mutabikora ibyo ngibyo kiraso yitugo reka ibintu umuntu atavuga nawe ukabivuga ngo ni amafaranga bw'icyaha kwa makashi agiye muri salo byose arabimenye inzara nyine babizi ndagira ngo banyumvishe impamvu ugomba kubimumenyera iyi inshingano z'umugabo kandi atari umugabo muri mu rukundo ariko nyine muri mu rukundo rufite ikise rusobanuye urukundo kugira ngo rukomere kugira ngo rubeho ni amafaranga oya uzi ikintu gihari mbonye ubutaha tugomba kuzanamo umutumirwa w'umukobwa ku buryo noneho we hubwo ari ugomba kutubwira koko se umuhungu akwiye kugira ibyo agomba kugira ngo mukundane ndabeshya nibyo ariko rero nanone ngiye sindanyurwa nyine ngiye rero uko mbyumva oya nako ntabwo ndabyumva nyine icyo ndi kubona cyo ari kandi ari kugenda atsinda ku ruhande rwe kubera ko sizi cyangwa nuko watangiye utamubwira icyo amafaranga icyo ari cyo kwanza kugira ngo abanze yumve ubundi amafaranga yayumvise icyo ari cyo uyu mugabo arabizi wowe ntabyo azi muri byo arabizi ntabyo azi ni cya gihe arimo atsindagira none wowe mubanza umusobanurire kwanza amafaranga ni iki kugira ngo abanze amenye n'icyo kintu anabitandukanye n'urukundo rwose mu by'ukuri amafaranga nibwo buzima nibyo dukenera yayigeze kubikomozaho bati amafaranga niyo dukenera mu bintu byose niyo dukora byose no kugira ngo byose bikomere ni aya mafaranga azi mu by'ukuri wakora n'umuntu mwajya kuganira bakagusura n'umugore n'agafanta byanga bikunde iyo umukobwa gusa yagukundana hari impinduka ziba aho ngaho ushobora no kumusohokana ngo runaka niyo mafaranga ibyo bintu rega byakugora kugira ngo binyumvishe cyangwa se n'abandi babyumva nkanjye kuko no kuvuga iyo fanta nawe usanzwe uyinywa nta na rimwe ujya uburara sibyo ibyo rero kumbwira ngo ni ukubera ngo ari umukobwa wenda yaza kugusura nawe akayizanira reka ubundi kera umuntu iyo yajyaga gusura undi yagendaga amutuye reka ni umuco turacyari babandi ni uko uvuga ngo ni byiza ngo yaje ngo ni gushaka kumva ni n'ubushake bwanyu reka no kutumva no kutumva nabyo n'ubushake bwanyu ni n'amakosa ahubwo mwagakwiye guharirwa kubera iki se ni ukuvuga ngo iwanyu bagutoje ibiki se ngo ntuzumve ubundi umuntu uba wagakwiye gufatiraho urugero cyanze bikunze nubwo rwaba rubi ni umubyeyi wawe sibyo niwe wakuze ubona rugikubita niwe wakubwiye iyo urebye iwanyu ubona bameze kuko uri kubitekereza se n'iki icyo gihe cy'iwacu bakundanye kubera amafaranga n'iki gihe oya si ukuvuga ngo yarakoze si ukuvuga ngo ni uko amafaranga icyo gihe hari aribwo rwa rukundo rw'imimerere ariko akanya dushingiye ku byo ufite aka kanya ubu niba ushaka umwana wa asima wenda si no kuvuga ngo ingero nyinshi sibiganye n'abana bo mu bakire umwana wo mu bakire kugira ngo akuperezanta muri salo yo azi neza aho ariko rega no kutaguperezanta nta kintu yakumara noneho n'igiteye ubwoba arumva iyo ugeze umugabo yakubaza ngo warya mu rugo kwande niyo muntu ukivuga se kumva niko kwa ngofero wabandi wo kwa ngofero ujya gukora umukobwa atavuga ati yongere kubona n'abantu bari imbere yawe ugomba iki rero neza umuntu wamukundaga n'uwese ubwo ni gute rwa rukundo utababaranye kuko wamukundaga iyo ubabaye ugomba gukora buri kimwe ugahera iwanyu nuko ukomeza neza ibi bigomba guhinduka sinzi abagabo bagiraga akantu kitwa gutyo bigomba guhinduka kuko no kuvuga ngo iteka ryose wowe nugenda uzi neza ko ibyo ugiye gushaka bizagutwara ibyo udafite bireke amaherezo twariho turi kugana ikibazo ngize ugomba guhura n'abo wahuje nawe ikibazo ngize noneho nanjye urukundo mwe muri kuruvuga cy'ayo mafaranga mukayashyira ku muntu umwe siko ni kubyumva kandi urukundo rugomba kuba rw'abantu mukagabana inshingano ariko kantu arikade yajya agarukaho bivuga ngo nyine wowe niba ari ugukundana bitandukanye no gukunda hari ugukunda no gukundana
noneho niba iyo mumaze gukundana nibwo mujya ku nshingano zo kubakana. Ntabwo ari kubakana ni ukuvuga ngo ni igikorwa ngirana muri gukora nyine, sibyo? Ya mafaranga rero nayo niba wowe yamuhaye nawe agomba kuyaguha. None se wowe niba umuhaye urukundo nawe agomba kuruguha. niko ubibona kuri iki gihe ibyo ubona bazi uwo mugabo wivuga ubona wowe ihereho baze ibyo wiyumvamo ibyiza ukuri. nubwo we uri kutubeshya wowe ntabwo ndi kubabeshya, nubwo uri kutubeshya ntabwo ndi kubabeshya, uri kutubeshya. Ikigaragaza ko kutabeshya ni ikiherero, kubera ko ihereho we kureba bariya kuko nawe uri wowe kandi ufite ibyo ugomba gukora. Impamvu ari kukubeshya kanya biragoye ko kuri iki gihe biragoye ko nakubona n'umukobwa wampamagare ngo akeneye kujya muri salo 2 3 ibyo bintu binanire mu mukomezanye nawe. Kubera iki se? Ntabwo byakunda. Niba kunanira abandi bazabikora. Uzampa gusheshe rero umukobwa kubera icyo ari wazahamagara kuko nige dukundana yahamagaye mama we. Ni ukuvuga ngo wowe gukundana nawe ntabwo ari inshingano, sibyo? Kubera iki? Niba mukundana mwese murakundana ntabwo ari ibyo ugomba. Nta njya muri salo ndamuhamagara. Nahise ujye umuhamagara wenda nujyayo kuko nawe wabimukoreye nawe azabigukorera aho ntari. Ku bakobwa b'iki gihe wivuga ngo b'iki gihe turi abantu rero uzi icyo kintu umuntu atagukorera nawe ntuzakimukorere. igihari umunyamakuru yigiye kubangaza n'umukobwa hano kandi mu by'ukuri nyine rero ko nabikumvisha ndi umusore ariko nawe urabibona kuri iki gihe aho tugeze. Byumva usanga urabibona uwo mukobwa wamuzanye si yo kubana umukobwa n'umuntu ubwo ati wangura umuneke. Nta mukobwa ugira ute, nta mukobwa ugura umugabo. Ubwiyo babikubwiye ariko ibyo rugenda ntiyakanye. Sinumvise ngo abakobwa b'Urusizi niba bari gukwa abagabo sha habizi kuturusha yari marigiza ya nabo waho ubwo nawe wasanga baramuko bafashe irembo ntabwo ariko bimeze. Ni ya makuru nyine nk'uko biranga ariko ntabwo ariko kuri. Ntabwo ariko kuri ngo umukobwa iyo agiye gusura ajyana igare cyangwa akajyana imfizi y'isake kuko igihari buriya wabuze ngo hari ugukundana, hari urukundo kizwe kuri gahunda yo kwa mwabana. Rero byose binubake binakomere ntabwo habura gusohoka amafaranga. Urumva ikintu cyiza cy'ibi bintu turi kuganiraho nuko twagiye imuzi twabihereye hasi tugeraho tuvuga ngo ese amafaranga yubaka urugo cyangwa urukundo rwo rwubaka urugo. Urumva rero twasubiye inyuma tujya mu byo gufiyansenya, guteretana, guhura bwa mbere mukaramukanya. Yes, amafaranga uko yubaka urugo cyangwa hubaka urukundo. Nicyo kibazo cyacu ubundi dufite. N'urukundo reka tubeseye tuvugisha ukuri uvuga ko urukundo se gusa mbere na mbere. Erega amafaranga nkuko nabikubwiye sibyo, urukundo ni kamere ariko abantu bashaka kwiyambura nibyo bigira mbese muri make. Nese rwakomera koko nta mafaranga nta mafaranga y'ikisi. Erega amafaranga asanzwe ahari kuko n'ubundi urambara, urarya, ukora iki, ibyo byose bibaho kubera iki birasanzwe. Ibyo bindi rero byiyongera mujya kuzanamo ngo azamukorera ibi ngibi ngo bizagenda gute kubera iki se? Mbere na mbere murakundana, ibyo mukorera nawe arabigukorera sibyo, uramusukisha kuko wenda katuvuge ko mwagize mu rugo kuko turi kubaka urugo siyo turi munyamakuru. N'umwogoshesha ejo nawe wenda azagenda akuzanire box sibyo, ni inshingano we. Ibyo byabaye inshingano ntabwo bikiri kwa kwigura ngo box amamuba ntabwo turi kubaka urugo. Umunyamakuru yatubajije ngo urukundo n'amafaranga iki cyubaka urugo niki byose birafatanya ariko uko iki gihe uruhare runini amafaranga udafite ubushobozi ntabwo birasobanuye ngo wemeye ntabwo niko bimeze. uzi impamvu se impamvu navamo sinemeye mbere mu bihe byashize kandi urukundo rwubaka urugo. Impamvu naziguhaye urazizi nizihe izo mpamvu na n'ubu ntabwo ngenda kuziyumvisha. Ibyo utumva rero ni iki? Tubwire nawe icyo utumva kuko nahereye kare nkugoragoza nguhera hehe nguha n'umurongo muzima rego uzagenderaho nawe. Ikibazo ufite ni ikihe? Uwo murongo muzima uracyazana ya mirongo ya kera kandi akanya turi mu bihe by'iki gihe. Urumva akanya dufite mu by'ukuri ni gute wazana umugore urumva udafite ibikoresho byo mu nzu byose bisaba amafaranga.
ni gute wazana umugore mu rugo wawe udafite izo ntebe byose bisaba amafaranga ariko ukaba ukimbwira ngo ni urukundo gusa byakora ibintu ntabwo mbyiyumvisha urukundo nanone kandi urukundo ku mutima urumva rero mbere y'ibyo byose ujya kuvuga ngo ngiye kuzana umugore sibyo usanzwe ubaho kandi ikindi kandi umugore ntabwo bamugura none se kugira ngo tw'umugabo byitwike ubusanzwe rego buri we ahubwo uri kupuruvinga ibyo ushoboye ni ibiki urinde nyine uri guhindura seva ariko ntabwo wowe ugiye guhinduka ukundi ni wowe ibyo byose bikurimo sibyo ntabwo rero umugore ntabwo bamugura ushobora kuvuga ko nta gihinduka ntahoya nta nacyo kuko ni ukuvuga ngo indeshyo yawe ntihinduka niba wari inzobe ntuhinduka igikara ni kwa kundi ibyo ngibyo ugiye kujyamo n'iby'amarangamutima cyangwa kuvuga n'iki turavuga ku bushobozi byose muri iyi siko bimeze yego kuko rero nahereye kare n'ubundi mbikubwira izo ntebe n'ubundi iyo wiyubakiye iyo nzu sibyo ntabwo ari ikiguzi wiguze sibyo wabikoze kuko ubikunze mu bushobozi ufite igihe kinini byagutwaye ugeze aho uvuga ati noneho reka ndebe umwunganizi sibyo uzagufasha iki kujya gufasha twa turimo kuba muri iyo nzu ntube wenyine kuki ari wowe ubigura se kuki atari umukobwa wabigura kandi nawe wasanga haba nawe abifite niba ababifite oya kuri 100% y'abakobwa cyangwa abagabo iyo bagiye kubana ugura ibikoresho n'ibindi byo mu nzu ibikoresho umugabo agura ibyi n'umugore akagura ibyo nese ujya ubona umugabo ugura amajyambere izo ndobo n'ibiki byose ushyize ku munzani ubona n'indi ukoresha amafaranga ari hejuru umugore n'umugore ubuze reka nkubaze sibyo ubuze ko ushoboye gusanga izo ntebe uri kuvuga waguze n'urugero wenda 500 sibyo ariko we yajya kukubwira yaguze bare y'ibihumbi 100 yaguze ibiki ayo marido n'ibiki n'urugero niba utari uyafite bitewe n'uko wenda mwabyoruganije ugasanga byamukubisemo akamiliyoni n'ibindi urumva ataba yakwanikiriye ari umukobwa urakoze urumva ko kujya bagaruka kuri ya mafaranga urumva ko ariyo atuma byose mubigeraho ukiyumvanamo ku rukundo rukaza rugakora kwa bwa bushobozi ibyo biri gukora kubera iki nta mafaranga nyine gutuma urukundo rukora ayo mafaranga arimo araza mujya guteranganya ibyo biturutse kuki mugamije iki mwese mugamije kubana ibyo bikoresho mugiye kubigura si amafaranga se oya buri se amafaranga arimo araza muri kubikora mwembi nta uri kugura undi sibyo nta n'uri guhenda undi nta n'uwacirikanyije n'umva ngo twageze ku bana yego turi mu rugo n'ubundi cyangwa se kugira ngo urugo rubeho sibyo ibyo byose muri kujya kubikora ni ukuvuga ngo niba ibintu mubikoze uyu munsi sibyo wenda bimaze nk'imyaka 2 sibyo muri mwaramenyanye mugira gute muramenyerana mugira ibyo muganira kugira ngo muzagere kuri ibyo byose icyabanje ni iki ni rwa rukundo papa urabyumvise umusore yajya amubwira ko mukunda ariko urwo rukundo aka kanya yumva ndagukunda sibyo ndi cyane umusore muri umusore ndagukunda gutyo gusa byahita bikuzamo nk'uko byatwa n'uko nagenda nkemura bya bibazo byose ngufasha kugira ngo twiyumvanemo ni amafaranga kandi numva ko aya mafaranga ndatuma urwo rukundo rwatangiye rukura kugeza umenye igitekerezo cyo kugira ute cyo kubana ariko numva aracyakora ya amafaranga rega bwoko kirega nibyo nanjye nshaka kumva sibyo kuko no kuvuga ngo icyo nahereye kare nsimbararaho utapfa no kumvanaho ku bintu byanjye no kuvuga ngo iteka ryose umuntu abasa amafaranga uri kuvuga sinzi ari bwoko ki turiho dusanzwe tubaho waba udahari naba ndahari ndabaho sibyo abeshwaho niki hari amafaranga uri kuvuga sinzi ari bwoko ki azatuma uwo muntu ngo bimugendekera gute byagenze bite oya nise uwo muntu mwonyerega ari mukuru ubuzima yaciyemo none se asanzwe atabaho ariho ariko agomba kuba mu buryo butandukanye atunzwe n'iki se niba ataryaga inkoko akajya nka mu minsi mikuru iyo umusohokanye ugomba kuyimugurira utamusohokanye se oya ntabwo bibaho ni itegeko se ugomba kubikora kuko wagiye kumusaba urukundo ushaka icyo ntabwo wagiye kumugura sibyo niba muri kumwe turi mu rugo sibyo ntabwo ari ukumugura muri mu rugo turi mu rugo kwanza ngewe n'uwo muntu wanjye reka nitangeho urugero nibyo byumvikana cyane sibyo
niba mu by'ukuri twarebye yarakoze yasaguye izo vendi ku mushahara, twakemuye ikibazo, abana bambaye, natwe tumeze neza, ubukonde twabwishyuye, nanjye nasaguye izo vendi, nshobora kuvuga ati wenda ka tugende mu by'ukuri tunyweremo vendi zimwe izindi tuzibike. Urukumva ni ibintu byacu twicaye tukareba tukavuga ati ngo bimeze gutya reka tubigenze uko, ariko ntaho bihuriye no kuvuga ngo ni ngewe wari uyafite ngo kugira ngo bikunde bigende gutya kandi ngo ndabitegetswe, sibyo ku mugabo. Yego. Kandi ikindi kandi burya none se wari wabona abantu batishimiranye bagenda cyangwa bajya gusangira? Bibaho. Ku mafaranga birashoboka, ufite amafaranga birashoboka. Bigenda bitese uwo muntu uvuga ngo mutishimiranye ni gute mutakishimira kuri iki wabwira umuntu ati tugende tujye gusangira gutyo gusa akazi mudasanzwe muziranye nta kintu na kimwe ku mafaranga? ubu umuntu yaza akakubwira ati shapi iyo tugende tujye gusangira mu gitondo byo kubona uri muri groupe ivuga ngo ejo mfite anniversaire kandi birasabwa ko buri wese azazana icupa rya wine. uba barayigezemo gute rero sasa? Nta mafaranga nubwo bushoboka. Amafaranga se, amafaranga ni iki? Ndetse amafaranga ntavuga. Okay, wavuze ngo wenda reka tubyoroshye. Urwo rukundo bye byahereye ubwo wakundanye. Ese kugira ngo byo bigere kuri ibyo gusa amafaranga biteye kugira ngo bikure. Si amafaranga yarikujije. Ahubwo iyo bigeze mu bikorwa niho amafaranga aza. Naho ibintu nk'ibyo bindi ntabwo byakuza gutyo gusa. Oya, nta mafaranga. Ubu se we kugira ngo ukure nta mafaranga. Amafaranga niyo yagukurije. Ubu bizana ibintu byo n'urukundo. Turi kuganira ku bintu kamere. Turavuga urukundo. Urukundo. Kuko ibyo bintu byo kuvanga kamere ni umwenda nawo guza amafaranga. Ahubwo urukundo kugira ngo rukure. Njye ngize itegeko cyo kugira ngo ngiye kugura umukanda ndamukunda, afite uko yarabayeho, ariko uko ambonye biratandukana uko yarameze, ase neza se wifuza kubona asa neza, urabyamo uruhare. Oya, nawe bagomba kubiharanira. Birumvikana ntabwo ari wowe ugomba kumenya ko umuntu we ari buse neza, kandi wese we niba atabishaka ubuza akora iki? Ntabwo byakunda. Ugomba gutuma amera neza kuko umukunda. Oya, kandi ibyo byose bisaba iteka ryose, ibintu byose biva muri nyirabyo kugira ngo bigere hanze. Ubu n'ibi ngibi turi kuganira sibyo? Ntaho bigutegetse ngo uvuge ibi ngibi, biri kuva indani muri wowe. N'ibyo byose rero sibyo bibaho ku bushake bw'umuntu. None rero wagiye wumva ubuhamya bw'abantu ba kera n'icyo gihe byanyu buzana ntazi katanga nyunganiye ngo nazanye umugore mufite 2020 ngo kuri konti. Yego, byakunda cyane. None uzi ikintu kiba gitangaje se, uriya amafaranga nyine atubeshyira igabya. Oya, nyumvisha uri byakunda. Banze nyumve nyine nibinye kugusubiza. Aho amafaranga atubeshyira rero sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo wowe uravuga ngo ibyo ntibyakunda. None se nta wa wundi wamuzanye wenda afite miliyoni 100 ubu zashize udafite n'igiceri cy'icumi sha, ariko barayigeze. Ibyo se bibi aka kanya biramara iki? Ni nkuko he n'abatandukana urumva ibyo batagufite. Yego, kubera iki? Amafaranga ariko amafaranga rwose mu rukundo barakundanye, habaho kudahuza ariko bidatewe n'amafaranga sibyo? Uretse reka nkubaze sibyo, ubu mbaye nkubwira ati wenda nzanira amazi hari sibyo, hakuzanira amazi ukanzanira umuntu sibyo, ntakubwira ati jya hariya hirya ukajya mu cyumba sibyo, iki gihe tuba turi kumvikana ngo nta mpamvu rwose aho hari amafaranga arimo se. None se ngo harimo urukundo? Nta rurimo. Izo ni zimwe muri za mpamvu zatumye abantu batandukana, wowe uri kwitirira amafaranga. Izo nizo mpamvu nyine zitandukanye. Uri kubyumva urumva ko uri mugaruka neza. Oya, ntaho nagarutse nyewe nta faranga navuze. Batajya uvuga ngo ifaranga ntabwo ari byo bakuru urukundo. Mutangiye kuzanamo gushaka ufite amafaranga, uko nyine gushaka ufite amafaranga ariko akaba impamvu zituma mudahuza kandi amafaranga ahari. Urwo rukundo ushaka wari ariko akaba impamvu zituma ati mutagira ute mudahuza. Dawe n'amafaranga sibyo? Ibyo cyari ku rukundo rwanjye giye. Okay, yewe rero icyo nibaza urukundo sha urukundo bambe aka kanya uremera ko ufite amafaranga bano bakobwa tubona barenze kimfite ubushobozi ntabwo nzi sibyo? Mubona buryo ku mazi social media kangiye namwandikira amaporochi ngabigakunda mwandikiye mushaka iki? Ngiye namwandikira uri kumugura urukundo. Oya, tari kumugura n'ugashaka gutwara ko dusohokana
bikarangira tunakundanye ariko bitewe n'ikintu amafaranga ntabwo byakunda buriya se bari ibyanya bitabeye nisi kiduhuje isamu njye nabwiye ngo dusohokane tugorera ngo tukaganira kandi tunakundanye ntabwo ari amafaranga baduhuje n'abagukunze bakunze amafaranga oya ijambo ry'Imana riravuga ngo mukundane nkuko nabakunze ngiye cyo ushaka kuvuga mu nyamakuru ushaka kumvikanisha amafaranga kuri iki gihe akugeza ahantu hashoboka kure hashoboka amafaranga agira ubusobanuro brother amafaranga agira ubusobanuro bumeze gute ayo ngayo uri kuvuga yarenze kwa kubaho gusanzwe si byose byatangiye kuzamo ibindi bintu byo kugira icyo bisobanuye kugira ngo bigende gutya nshaka kuzamura muri iyi kamere nakuzamura iyi turimo ariko urakire muri bya bindi urukundo rw'umwimerere urukundo rw'umwimerere n'uruhu rw'umwimerere rumeze gute neza umwimerere ugira ubusobanuro umwimerere n'umwimerere bya nyabyo bya bindi bya nyabyo kuri iki gihe hakora icyo ufite ku mufuka ubu ni se kankubaze reka nkubaze wenda rimwe na rimwe akenshi ko ujya wenda waba uyafite n'ayo wakoreye ariko impamvu burya abagabo bujya bunibeshya birirwa muhonga abagore ayo mafaranga nyine wowe ukumva ko niba wamusohokanye kuko ufite ayo mafaranga wamukomfurima sibyo kandi mugani wawe bigeze kunca mu matwi urava ahangaha ndamujyana ufite ayarenza yawe ndamujyana uri zo guhugwana ni amaherezo nyine kariyo se turi kujyamo urayijyanwamo nandese ibyo niga ni wowe ubyishoramo gute ibyo ni wowe ubyishoramo mbese uzabona nta mugore ufite uzi ikintu itegeko umva itegeko icyo ari cyo ni cya gihe ikintu kiba kigomba ku buryo kiba mu buryo bwagenwe cyangwa se bwateganyijwe gutya runaka nta kintu wemere kugihinduraho sibyo aho ngaho ugomba kugenda mu buryo nyine inzira baciye mbese uremera ko utegetswe kuyica uremera ko ngo baza amateka n'ubayica ibyo ntabanza buryo ni kukubwira rego uyica nkana rero ugira ngo byica utabizi rero gutyo uvuga ngo nkana ni isi kukujyana isi ninde se isi nabo bayiriho nitwe bande se twebwe oya nasi buri muntu agira isi ye wowe no kuvuga ngo nushaka kuvuga tereka ibintu byanjye bijyane byo kuvuga sijye kwirengagiza ubwo rukundo ngo ruriho ruranagize ubundi se mbere ya byose reka twanzike niba ari ukwanzika niba ari ukwanzura arono ubundi wowe sibyo ubwo rukundo sibyo wowe ntabwo ukeneye umva ndi mwisi ndarukeneye c'est tout ariko amafaranga y'urayafite sabwa iki amafaranga urayafite iki kugira ngo urukundo rukure ntacyo amafaranga wowe nuko byiyumva nuko uri kuzeho amafaranga urayafite urwo rukundo ni ibintu uvukana ni ibintu biri kamere yawe ahubwo uwo nguwo uvuga ngo uramukunze akwemeye ko agukunda nubwo agukunda birahagije kandi aribyo washakaga wowe ibyo birahagije niba umuntu wagiye none se nakubwira ngo turakundana sibyo aguhamagara ati narindi ahangaha fone nanzimanye wanyishyiriye moto we nazinimira mu mutwe agatera mu motari nyishyura moto nigeze ahangaha naho ndahamagaye n'uwo mukunda ndaza uzabyishyura ibyo rero ibyo nabyo nta icyo kibazo rega ntabwo kirangiye impamvu none se ndarindaha fone iranzimanye si ngombwa ngo umubaze ngo mvuye ni nkuko wanabimubaza reka ni ukuvuga ngo wehe ni ukuvuga ngo nubwo twatandukiriye tukava mu rugo ariho twari turi ni ukuvuga ngo mu nshingano ufite sibyo mu nshingano wumva icyo ari cyo ntabwo utegetswe n'umutegetswe kugira ibyo umwishyurira cyangwa kugira ngo nkuko nawe ntabyo gukora ntaho byanditse ariko ugomba kubikora no n'ubushake ariko biraba kugira ngo n'ubushake se ushaka mu ibyo nari ngiye kukubaza rero aguhamagaye kukubwira ngo narindaha mu telefone iranzimanye ehita arakubwira ati shyiriraho yishyurira ntingera mu rugo ngacaginga ndayagusubiza sibyo ariko apana ngo se kwa kundi ngo bira mupangu ngo fone iranzimanye mugishyurira oya nawe noneho witerengaje mu byo kwakubwira ngo kire mu bibiri bya moto ndakagusubigeze ngo mukunda ariko suri kumugura sibyo umugabo ni ukuvuga ngo hari ibintu babyumvikana hari ibintu babyumvikana niba umuntu ari muri gahunda ze none se basi uri kuvuga ngo murakundana ntibavuye kwirebera umunyamakuru
ibyo ntabwo ukwiye nabyo ntabwo ukwiye kubimenya Niyo ibi mpamvu- byawe noneho niyo mpamvu rero ibyo biriya ntubimenye ariko mu gihe byageze noneho nawe kuri wowe byageze mu byawe gira ibyo umenya ukamubaza ngo uvuye he ngo nta gahunda bari bafitanye inzu yo yarari nta kintu na kimwe uzi araguhamagaye ngo fone iranzimanye sibyo uzi n'impamvu mvuze gutyo ngo wewe yaguhamagara umusore uwo bigenze gutyo kandi bakuzima ntabwo watinda kumuhamagara ahubwo uhamagara inshuti yawe y'umusore kubera iki rero niyo mbwa ngo umukobwa n'ubundi kugira ngo urukundo ugomba kubyitakaza amafaranga ni ibintu mwiremeye icya mbere cyo none bwawe urukumva impamvu aho biba bitereye n'agahinda ushobora gusanga uwo mukobwa kurusha ubushobozi sibyo hanyuma ibyo bindi bindi ujya kumuhongamo atanagutegetse sibyo ni ukuvuga ngo hari ugusaba sibyo iyo umuntu asabye aba ategerejwe gusubizwa hari n'igihe adasubizwa kandi noneho iyo ashubijwe igisubizo bamuhaye sibyo afata igisubizo bamuhaye we ubwe ntabwo aba ategetse kuvuga ngo urasubize ibyo nshaka sibyo niyo mpamvu rero ibyo ushaka kuvuga muri make ushima wishyikira sibyo si ushaka kuvuga ni nabyo byiza reka amaherezo dushaka ese ntabwo ushaka iterambere wowe dore se niba aka kanya uri gushyikira aha ngaho ejo uzagira ahandi nawe ugenda uhashima uzahagera gute kandi wowe ukizi muri bya bindi bigushyira hasi wigute se ni ukuvuga ngo uri wowe sibyo kuzamuka kwawe uriya si ubigiramo uruhare uzahana umukobwa wenda n'urugero utarize kandi nawe urabizi ko wenda hari ukuntu ufite ubushobozi butameze neza kuri iki gihe abasore ntabwo bimeze neza bamwe muri twe none ugiye gushaka n'utarize ubu n'umushingira bizinesi uhamya ko bizakunda ukwiye gushaka umwe kuri standard iri hejuru kurenze kugira ngo izo zawe zigereho kandi kugira umugereho bizagusaba iki ya mafaranga kugira umwereke ko wenda n'umuntu abana muzabaho neza kandi akurenze ubundi si ubuhe amafaranga wowe uzamurenga gute se oya ntabwo bigombera ngo uzajya kugura ngo iyo imodoka udafite ubushobozi ikizima rero buriya reka ibi bintu tubivunagura ikizima sibyo ni ukuvuga ngo wowe hari ibiryo ushoboye kurya hari ibyo bindi bigusumba birajya bigutokoza ushaka iterambere ariko ntabwo uzarikura kuri uriya bikurimo wowe uzi neza ko uzabigeraho wakoze baravuga ngo umutwe umwe ugire ntuzi umugani already wowe niba wagiye kujya muri iyo mitwe yindi yo kugusaza se urumva bizabira oya ugomba gushaka inyunganizi kurenzeho kuko nawe inyunganizi gutwara ibyo ufite se yego